uranankutu nanjye nakwereka ubusa gusa ipeto oya garuka sha harubwo njya mfura se garuka hano wino hano fayo hano arimo rasura wabojeje uri none ngo nabojeje ndi babana binyarira wanjijiwe oya bivuga neza ngo nago yangira gute numese iwoga rego urusuwaga sana uryo amafaranga ntujyamurabizi ariko no musinago wacikaho akosa ubu nago nago utamfashe ko none sinzi ngo njye ukagenda none ujyamuka no abona suri buncike ibihumbi 30 ni byinshi bro uri kigiye ni byinshi uranyamamana sinzi biri muri nyine amafaranga ngende yaguha ariko wimfata yamenye wari imbomo ndakuzi imana buri gihe urancika urigenda kuguriza ajya kugurira bajya kunyishura ukiruka no kanya bwo yama nyine wowe ngende yaguha ariko utabanje ngo unige ngo wowe ukijura man wabura ufite amapantaro amafaranga yanjye warunye kuruna reka nkubwize uko sibyo ariko iki usiko wagira ngo ubwenge bwawe mu bwenge bwa harama amagambo menshi wa maganga ndashaka amafaranga yanjye man amafaranga ndago ariko ndikura aho ya aho ya me ugire vuba kandi nta rujye kuzana ibintu bya Yesu azaza vuba hajya ngo nangahe 30 ngo ki 30 sugo wayakuye urabona ngenda nawe wambwa we imbwa ninde wowe wahenewe imbwa nisu kuri ngegera koko ngiye nagufashe ni baba amafaranga cyane yawe amafaranga ndagukubita urushyi ngewe nzi ko nje nkuri imigiceri cy'ijana sibyo reka nkwijana njye curuza ubunyobwa se curuza ubunyobwa nizo curuza iki njye mfite icyuma njye bashashaho njye imyumbati nyine ucuruza iki ndagukubita uhita umubita amafaranga 30 gakubitwe n'inkuba oya bitari ko twumvikane sibyo reka twumvikane n'abafanya bacucu amafaranga uri muranyakana amafaranga menshi sibyo utonde nabwo 15 bwa mbere ugiye kureba umukobwa ndabeshya kabiri na kandi 15 30 ndagukubita urushyi kirwiza gira vuba nimba mvuze ngo uraba 30 zanjye urazima nagwa amafaranga ugiye kuraba ko 30 ibyo kwisaza ngo nago nayagenda ndagukubita incecatu utomereza yanjye ako niba ari ubucucu ufite mu mutwe ngiye urambwira ngo wamenye ibihumbi 30 wamaye igiceri cy'ijana ngiye kugura isabune none ngenga ibihumbi 30 reka nkubwize nta mafaranga ni naguha naguha uzikugisa zishaho uzikuri ikigo uzikuri imbuzi akosora cyamfashe ndagukubita inceshatu wanjye gira we amafaranga cyangwa nawe ha nkubita inceshatu ngenda gukubita inceshatu 30 zanjye mwasi ko nakubwiye ndagukubita akosora yonto ndagukubita mafaranga niyo nshaka unakora kanyamana je naje kwa mafaranga yanjye okay ngatuza none turafasha turavuba ngiye turi kumwe bigiye kugenda sibyo ngiye kukwereka diro tugiye gukora sibyo yo diro niri ku mafaranga yanjye amafaranga urayabona kandi urabona menshi kurushaho sibyo ngaho mbwi urabona ngiye mfite gahunda sibyo tugiye gutega hana abantu uri kumva tugiye gutega hana abantu none ko naje kwishyuza naje gutega abantu undimo amafaranga nugiye kujya no mu bujura se no amafaranga urayabona uteze ngaho nconesha ngaho nigo yabona ngaho nconesha wahene tugiye gutega abantu sibyo amafaranga azajya ava maho ngaho sibyo ngenere kuzamfata 10% none ngo abantu bise ko bafite amafaranga bari yapfite uretse nkwereke duru wa mbere araje sibyo uretse nkwereke ukuntu bikorwa amapesa shapeti Oke jusegene mato. Oya dore twaje kuramya Imana ubwo ngubu. Ariko shati nturanze ugize ingegera neza nawe ushaka kunyambura se. Ingegera niso. Ingegera ni data. Shaka nibyo ufite byose. Iki semiza niki? Ngo iki se. Nasura bana gushesha imyumbati. Shabanze kuziko wanze ugize ingegera neza. Shati ushaka kunyambura nanjye sha uyobera handi. Kanyu. Nta muntu ajya nyambura kirazira. Wajye. Naguhindura isura biti bakubetwe n'inkuru wanjye gerawe umugabo ko nikira wambura amafaranga bagusaba oya buriya we ntabwo bizi ukuntu byari bigiye kugenda sibyo njye nuko mugiriye umuhimba mwishe ngiye buriya nta nuko utazi sibyo sere n'ukuri ariko yanjura yamahumo tugende yanjura yama no munsi naje waba utenge naturutse ni kure cyane komeradini ko tuburanye
sha ruzingo ko mbona ugenda wataratse mu muhanda ugufite ibiro bingahe sha bari rumva imbere wa mugabo bari rumva imbere bari rumva imbere Petit garuka hano sha do we have this? bite ufite ikihe kibazo kurano ngaho Petit niwe uvuga ayo magambo se njye ari kuyavuga nyine no suri kubona ari noma yake muzire mama ushaka nanjye ndwanese ushaka nanjye zana ushaka kamuze karabikazi bahu Jesus Nazanye iyo phone hano zanye iyo phone kwa zanye kikapo se mabira Para pompage vuba nakubwira ngo birakora ubitese igikapu kirimo amafaranga iyo phone ko iri phone kiri iriya ni kabiri iriya ni kabiri iriya niyo nari kukurya utangire kunde n'ubusa bwabo we wayiriye se bari abagucitse banjijeho ahubwo tugende nkwereke n'ahandi tubona abandi bantu tugende ndabona biri Bera nkubwire uriya muhungu n'imbwa rukukuru ngo have byagenze reka nziguhe neza mukobwa musure ntahiraho habe n'agafanta utambwira nta n'ikintu yigirira uriya no kuza yambaye neza yatwite tukagira ngo ararenze byahe n'ukuntu kirirwa gateretse abakobwa muri karitsiye kigize ntabwo naguhaye pasi ya babarawo warayimayineye si umukire yego baba ni umukire n'imbwa niko nakubwira ahubwo fata akagozi ukazirike hamwe mukobwa yego wasanga nawe waramukoreye nabi ariyo mpamvu atagize icyo mukorera iki se izi mpamvu ashobora kuba nta n'ikintu yigeze akumarira se ni ukubera yuko ashobora kuba yarakurebye akabona urasa nabi akabona uraciriritse akanga kugira ikintu agukorera rega nawe barasesema reka da ngo njye nsa nabi nsa nabi wagashinze we oshishi yashumva neza ntukamenye kumvirije ugenda ujya mu bana wawe wumveho ntangiye kuvuga ko utari uko nagahereje pasi zibaseka bikageza hanze niko se shaka ko muzibe wewe ngo ziba nuyazibe urangiye ijya nk'ubuhagaze hano umara iki koko gise giteye gituruka uvuze ngo uteye ituruka he wowe akantu gafite amagambo karetse gutubuka namaze kugira ngo ndeshye nawe ureshya n'igihugu cyatsinzwe ubwo cyatsindiwe ahubwo ngubwo reba urushati ibikwego ibisura urongo ubundi ujya umesa bivuze ngo ntabwo mesa numesa ntiwoga reba ukuntu urusura ugasa nawe ugashaka unsuzugura nta n'isoni ahubwo uraza unshinga ubundi abahungu basigaye bashinga ushatse bakora inshinga ko naherutse ari abakobwa bashinga mwe mwaje gutora umuco w'ubushinzi ryabo oya ndi inshinga ko nta soni ugira oya bivuge neza ndi inshinga uri incebya ahubwo akiyinjira niyahiye ubundi uruwahe oya banza ubwo ubundi uruwahe ndi uw'ikigali Kigali savuka umuntu ureshya avuka bareshya nawe wagira igihugu cyatsinzwe wagira ngo igihugu cyishwe n'inzara ni mana yanjye ikibungo wowe wuri ikibungo wowe urabona isura bidatera umwaka ubundi suri mu ibarura uri mu ibarura menya aho uturuka umenya n'ibyo umva ndagukubita gakubitwa n'inkuba ndavuze ngo uhita wicara hasi wewe n'umukinzi yindi hasi sana tumenyera nagigiye se ako sisha nawe wagigiye mwagigiye cyane ishati ya so mo karane nimba kambaye pampa zingahe cyane wowe muranuka sha barimo baragusurira uranukura boze nabaza gute wagace n'agaparufuzi mvu uvuze ngo iki urimo urasura wabojeje uri none ngo nabojeje ndi babana binyarira wanjijwe ndimo ndasuzuka ko musuzugura sha undi uragera ukuntu magaze n'ukuntu wagaze nundi munsi uri muranya uri muri namanya muba wariye n'amakoko abura kumbwira akajambo keza marema nasi byagera gusa cyane wowe manuka sha bro kanokira inzira wamuhirimbira ugenda nuko ntabwo twogana buri munsi nuko bavuze uyu mwana ntabwo yasura musuzi niwe muranuka warutuka bagiye rumbwire neza ngo uranuka niwoga nufura hagati y'inkweto ze
n'ibishatirwa harimo kimwe kiri kunuka ukora iki sinikoraho rero niba nuka kubitwa ni mu bagenda nuka njyewe oya ntabwo ugaruka hano umva wakigaruka nsanze ahangaha uranankubita ubu nanjye nakwera wandegera n'undi munsi reba ukuntu nk'uwo n'ingofero ukuntu bisa gusa ibikweto nirujya rukura ubundi ubwo wowe uwahe uturukayo oya ntago njya mfura garuka sha ntago njya mfura se akira mfura ntago njya mfura garuka hano wino hano vayo hano ngo ntago ngira gute wowe jya bivuga neza ngo ntago ngira gute kambe kuvuge ngo nagujye ufurora ngo ntago njya mfura oya wamufata urafura marisa neza ndi umugabo wambaye inkweto nziza oya bivuze ngo nta n'ubukwe twakora igikapu mereza vuba mereza nawe hano bamwikizeho ubuntu ubuherena bwa banyu ukakabira rega kakabira kanareshya gutya wumvaga n'isoni ufite koko umunsi ndagucyura sha kumenyera umusirikare ibintu byanyu si ni ibyanyu ni ibyanyu ni ibyanyu ni ibyanyu ni ibyande ni ibyande wangabiye bivuze ngo nta kintu ari mfite oya bivuze ngo narindi nyakamwe bivuze ngo narindi ikindi nyakamwe bivuze ngo harimbwa bivuze ngo urangabiye nyine urandemeye ukubite shido ubibone tuvuze ngo inzira ya nzagize gute nzabazanye najya nigihe vayo hano ntago nanone wancika uri mwiza kirafata cyari umunsi wowe rwose vayo hano nawe wagakuriwe tugiye kujya kubanyonga sibyo uranyonga ko nyonga umuntu wese kagenda gasura koko ariko ntari bidore uri bumusurire ndakurasa uri bumusurire cyane nagusura ngiye ufose ngo You know what I need to tell you? katugende shaje wabaye shere wanjye humura You will end up in McDonald's. igendere humura uyu munsi rega Apostle, we have this. ko mbona barakaye wemeze imbere tugende nawe akubwo muri mubikisha ntabwo wumva wakanuwe bari bagiye kutwambura ngo kubambura no kubasambanya izi ngegerara nimutuze ubu turi kumwe n'umugire ikibazo arukoze kanuri zimwe birasese seko kari igiti gahunda twiye ahubwo reka tumukubite mani uriya nukamubona byimbye nk'inumbira uko uriya nta n'ibicuma pima sha tugakubite reka tugakubite oya tugakubite sha oya ndamukubita nzego ndamukubite ntumbone tumukubite icuma urashaka gukubitwa It was at this moment that he knew. He fucked Apostle, up. we have this. Kigali Power Link, amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye, ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano, ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791 24 00 23.